ndakwiyamye n'undi munsi na undi muntu twahamagara nese twari guhamagarana ariga ibyo byose ujye ukora ujye umenya yuko ariwe dusigaranye ngo yego uburaya bwa bw'iki niki sonsaza ndi kuri telefone ibyo mbona se nibyo cyangwa ese video nakoreje nisobanutse no se video wayikuye Ana ntabwo ushaka kumva amakuru umva nje nkubwire Oya nacho. Oh no. Okay. Okay. Meze Sure. Merci. Allô? Mbite. Ngiye yego meze neza. Video se bijyanye n'iki? Nta kibazo ubereye uraza gusobanukirwa. Kugahise kanangupa. Yesu. Ibyo ndi kureba nibyo cyane mana yanjye. Gusa mbashije kumirwa. Ngubu nta nubwo Hello? ibyo mbona se nibyo cyangwa Ese video nakoreje nisobanutse no se video wayikuye nibyo rwose kandi ahubwo wakabungurira akantu kuko nkukoreye umuti waye amakuru y'imvaho none uri umunyamakuru wayangurira akantu abana nawe reka ibyo ngibyo se n'ibiki sema kumirwa uwakabona kitonze kumbe n'isadunda yujuje ibyangombwa ibyo mbonye nibyo cyangwa ndibaza ese uwabyohereje we yabikuye he reka ndeke kujya kure nibyo ibyo mbonye nibyo ubu karaza kakanze imbere kanye kandi namaze kukavumbura karambona nibwo ari bubone yuko ngiye nta mikino ngirana nawe ndamwereka ndamukorera ubugome atazigera yibagirwa mu buzima Ana
Anna. 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 Sayo yafashwe n'ibiti. Anna. Utangira gusetsa umuntu babarira. Meze sawa se? Shamba barirana n'ubungubu ndacyafite ubwoba ntabwo wabyumva. Wapisha. Akoze kubona bari abantu bose batonze umurongo warangiza bakakwemerera. Abo uzi byari. Shano kuri wakoze n'ukuri wakoze kungirira iriya nama pe. Sese mva barira ari kundi wowe ujye ugabanya ubukuriki. Sha. Bumva anyway wari wambaye neza nyine. Sha wari wambaye neza ni kuri cyane. Ahubwo mbwira. Tuzahura ku wa mbere. Cyangwa wowe uzatangira muri no weekend. Oya, sinabonye se afite imyenda y'abakozi. Cyangwa tubireka nawe jya umbabarira. Yego. Bivuze ngo tuzongera guhura ku wa mbere. Singufashe. Niwe mwari muri kuvugana? Ndi kukubaza niwe mwari muri kuvugana? Ariko mana yanjye. Uburaya bwawe n'ubushindiko so ngenda burambiwe. Na usigaye umenyera nimba wumva ko namenyanye n'umuntu nyine wumva ko nawe mwamenyana. Ana reka maze kubaza ikibazo cye. Abantu bose mvugana nabo bose. Umva ahantu mvuye na modu nari nibereye. Ntago nshinzwe kumenya naho uvuye ko ntago bideba. So nsaza ndi kuri telefone. Aho wagiye ntago mashinzwe ariko ngiyewe ikintu ndi kugira ngo waye gaso turi kuvugana we yaba kureba. Umva nawo nsigaye mvuga ukamenyera kandi ujye umenya ko ntangana nawe. Umaze kubyimba. Mbikwereke. Usigaye umenyera ubu ngubu ngiyewe umaze kungera aha. Urumva? Ndakwiyamye n'undi munsi. Ubundi okay noneho nimbunyiyamye neza. Reka nkubwire ko ngira umuntu ntazongera kuvugisha tonze umurongo abo bantu bose batonda umurongo. Angasa ni kwishuri. Ni kwishuri. Nta nubwo ngomba kuburana nawe ugomba kumenya. Nta nubwo nakavuze wewe. Babarira ari kubudo wowe bitevza. Umuntu arizanira modu nziza umaze kubyimba. Usigaye unzahura umaze kubyimba. Uri kumva? Wowe umaze kubyimba. Umva ngene ukazajya umenyera. Uranyumva neza. Washa. No. No. Naomi. Shareka kwigira ibyo uri kwigira. No. Shana mbabarira n'ukuri nabikoze ntabishaka. No. Nawo subwo wanyumvishe koko. Bapfuye nawe sha wanyumvishe singukunda subizi Nadine mama yangu nawe nangwani kunyu Ana kumamaga abaiki nangombizi
habaye iki se ntabwo none se bigenze gute ngewe ndinjiye mbona rwasa ariko none se araguye gutya nta kintu abaye nanjye ntabwo mbizi nawome nawe wabyutse nawome nawome none se katararwaye nawome ntabwo bishoboka nawome no wabyutse nawo nawome uyu ariko nawo wabyutse ariko wabyutse ariko ndibe hari ahantu ndabona birasitanye byacu ngiye bibaye byiza mwagera mukamuzana agira noneho gihe nkahita mufata kuko hano hantu hatoye rwose ikibazo muzanire rwose nawome kanguka nawome wakangutse nawome babarira kanguka nawe watwumvise nawome kanguka babarira ndakwinginze nawome wakangutse nawome shaka nawome nawome wabyutse ari kubabarira nawome muganga ntabwo muhumure muga ni muzima sibyo ni muzima muga ni muzima ntabwo yapfuye ntabwo yapfuye ntabwo yapfuye mureke kurira ntabwo yapfuye mwihangane reka turebe muga ntabwo yapfuye muga ntabwo yapfuye ihangane ni mumutere mujyane uretse turamuvura gute mumutere mujyane ntabwo mwamujyana ariko ntabwo mwamujyana ihangane
ntabwo ari byo ngiye kukubwira nyine ko sister yagiye mu bitaro ubu ngubu ari muri koma. Yego ndi kuvuga nawe. Oya ariko uncle nta wundi muntu twahamagara nese twari guhamagara ndi ariga ibyo byose ujya ukora ujya umenya yuko ariwe dusigaranye. Nese ko mbwira ngo nshaka undi muntu mpamagara ndashaka se nde wundi ndi buhamagarire. Naomi. Hano. Ukazi meze neza. Meze neza. Eko. Nakuru yanyu byagenze bite? Uncle tumeze neza nta kibazo. Meze neza urambwiza ukuri? Yego tumeze neza. Oya. Uncle none se urabona muri mwacu tutabikora? Nakorerwa ngiye mbona. Mumbwire uko byagenze. Uncle ngewe nta kintu na kimwe nyine. Umva ijambo nyamukuru ndihaye Ana. Mumbwire uko byagenze. Ibite byawe kankuyeho ubugambo bwakigiza akagongo. Ntabwo naje muri izo mpaka zanyu. None se njyewe ko atari kureka ngo nakureke. Umva njye nkubwire dore njye navuye mu gikari noneho ndikuza muri saro noneho ngeze hariya Naomi noneho yarahagaze ahangaha nyine njye ko mbona avuye hasi. Yarahanutse yitura hasi. Hano hari imibindi ngahe mwari mwataruye? Jewe se ndabizi wenda n'umuminini nzi aho aba yamiminiye se. Bivuge. Anko nukuri kw'Imana nuko nguko nyine nabonye aguye hasi mitama magaraseri. Ngewe reka nkubwire uko byagenze. Niba ushaka kumva icyatumye amera kuriya cyagiye yikubise hasi. Ngewe naraje ndaza nsanga Naomi araryamye hano hasi atari no kuvuga. Uyu nguyu yahita ambwira ngo niwe yari ubivuze ngo aramubonye aguye. Ese ubundi muri saro hari inde nani? Ngewe nta muntu nasanze hano nako aryamye uyu nguyu anamufasha ari kurira. Nta kindi kintu nzi. Urugo ko nzi ko rusenga. Hano hari ibizimu bihaba. Ceceka Naomi mbwira uko byagenze. Ubivuge byose. Avuga ariko ubundi Mureke yisanzure. Mbwira rata. Susige na kimwe. Murekure yisanzure muveho. Nabivuge aho batari ikibazo kirimo. Jambo narihaye Naomi. Mbwira rata. Ubundi ari mvuye kureba ko nabona akazi. Yego. None wongeze hano. Murekure. Nugira ikintu wibagirwa. Murekure. None se ko bamufasha ari muveho hari intozi ziri hano se zamutone. Sagira icyo asiga. Ariko murekure. Ndabona mwaramuhamuye. Arabatinya. Nta nubwo nyamuhamura. Ndarakaye. Reka mbabwire. Murabizi mutega amatwi. Niba mwanze kuvugisha ukuri. Ubu ngubu igisigaye. Ngiye kuri polisi. Ngiye ntabwo nabina nubwo ndimo. Ngiye kubazanira polisi. Nta kimwe nigeze nikurira nabisanze ahubwo ngiye nikura. Amakuru yanditse. Amakuru ni meza. Mwari muraba se? Natwe tumeze neza nta kibazo. Nabona mudusuye. Byari ngombwa. None se wa murwayi wacu ari mu cyumba.
kucyuha fasha utubwira ko tumushaka muramushaka reka nze muzane inkoni nyine tuyisize mu cyumba kongera kumujyana n'ukongera kumuterura wajya nakumuterura nyine nuko tuyibagiwe ariko n'undi niyo akoresha ariko ujye ugerageza uyimushikirize hafi ndayimwegereza ubu ngubu nuko nyine narimwegereza Naomi amakuru yawe meze neza urumva urimo bworoherwa neza nta ribi ndabona mutwara cyagiye ukuntu yari ameze abona ko uko biri kose rwose ku mugari nanjye ndabona hari icyo bari kugenda ikora ntabwo ari koroherwa kuko namutwaye ameze nabi cyane buriya abantu batwara ambiransi rero nkatwe buriya duhura n'ibintu byinshi wajya utwara umurwayi rimwe na rimwe akagupfiraho mu nzira noneho stress ikazamuka neza nawe bakuzana nabonaga neza byanze ariko ndabona ubu nguri kugenda woroherwa nashima Imana kubwaye nkubonye ntabwo biba byoroshye ariko ikindi kintu mujya mukora uzamushakira aba specialiste bajya babafasha cyane ugashaka n'ibintu byo kurya dodo karoti ndetse turabimukorera ariko tugejeje umwamba nyine niba azava hanze nyine aze abikora ibyo ngibyo Naomi cyane abona umeze neza ni ukuri nta kibazo nyine mube mumuganiriza nimujya kugenda arampamagara nze mbasezere gusa ariko mujye mwubahiriza inshingano twabahaye turabikora nawe mumubaze turabikora pe agiye ushobora gukenera kujya hanze sibyo umuhamagara ugasanga ntahari nibyo ariko iyo ufite iragufasha kubasha gutambuka urabona hano hari n'ameza y'ikirahure urumva aya meza y'ikirahure ashobora kuzamuka nk'uku nguku ahaguruka kubera ko nta nkoni afite yitwaje niyo mpamvu buriya nkoni yawe uyikeneye iruhande rwawe kugira ngo utajya igufasha yego muga noneho twebwe twari dufite amasaha makenya kuko tuvuze ati reka tuze dukurebe sibyo gusa twe twagira ngo tugende nta kibazo murakoze cyane cyane abishimira ntari bizaba n'inshingano zacu sibyo kandi ukomeze wihangane uzakira ayazakira nkurikije uko mbibona cyagiye nabonaga ukuntu ariko ujye ubabwira biriya bajya bagushakira abantu aba specialiste mbaherekeze oya widuherekeze uraduherekeza gute nta n'inkoni oya icara nta kibazo n'inkoni nawe ufite ntabwo ubona ko muduherekeza ariko mbere sibyo murakoze urakoze nawe sasa wa Alo mwiriwe neza ngewe narangije kwitegura narangije hanyuma se wowe bigeze sawa ndaje noneho ndaje Natasha Ana uri hehe munzanira aya mavarize yanjye mugire vuba ndi gusiganwa n'igihe ukoresha twanjye twose mwadushyizemo yego turimo urimo ndabona mwabitunganyije hanyuma rero ngewe uruzinduko nawe mfite narurangiye ni ukuvuga ngo mugomba kwita ku muvandimwe wanyu ibibazo naje nsanga hano size mbabwiye uko bizakemuka
nzagaruka mumenye ikizakurikiraho nyuma, ariko icyo nababwira hakenewe ubwiyunge bw'umuryango. Muranyumva neza? Uncle turi bigeze kwiza. Yego, nawe musigarana n'amahoro y'Imana. Oya, meze gute bebe? Uri mu rugo? Ko nari ndi hano kuri gate se iwanyu waje ngo gusuhuza. Ndakugoye. Oya. Tunarurimo se? Oya, ntari kutegura. Yego. Hari ibintu rurimo se hari ibindi birenze? Safi kwitegura nta yindi mirimo nandi gukora. Ese ko nanje gusura nkambona udahari. Oya, zaza ariko nsure ndi mu rugo. Ndi buhirirwe nta kibazo. Umwanya ubona ryari? Kuwa gatatu nzirirwa mu rugo muri Sewasi. Kuwa gatatu? Ntabwo nkunda kuza ahantu hari abantu benshi. Umva uko wabaye. Oya, nyine sinzi kuri njye birangira. Oya, ariko mu rugo ntabwo akunda. Ese uko bize mu rugo hari abantu benshi bahaba? Zari kumwe nande? Ndi kumwe na kasista gatoya. Ariko nta kibazo nzaza. Nangize abashaka zo n'inyenyeri. Oya, nzaza nta kibazo. Sawa. Sawa. Yego. Kirenga. Kame. Ntumubwire. Wageze. Iki? Amaye ku mazi yo kunywa. Amazi yo ayatete. Nzanira ku mazi gusa ntabwo mbizi. Ameza kari imbere. Sawa, urakoze. Kirenga.
Kire uri Kirenga none se amazi wampaye ari hehe sigenza uvamo Kirenga Kirenga kigaro Kirenga uri hehe Karame naje amazi wanzaniye ari hehe maze agiye se kandi none se agiye wanzaniye ikirahure gipfumutse wowe hakugiye ushaka guhimana nanjye cyangwa Kizima da Marize none se hano dufite abazimu ngo wayanyweye Yari byari bitangaza ndangikira amayanga nawe yanyweye ariko se nk'amazi nyine jya kunzanira yandi bazi none se agiye umuntu cyangwa wanzaniye amazi atari mu nzu Ayazanye tete neza cyane cyane pe basi mvana ikirahure imbere n'imoto Kiraburi n'injyana cyangwa n'ubundi ntayo wanzaniye kandi nawe wabona uri murahimana nanjye nayazanye pe mba nkubeshye mama subiri wawe nayazanye icyuzuye kigeze hano ngaho mva imbere genda ko ntabwo uri kubibona ko njyane Mana nyagasani Naomi byagenze gute Bakubita ku meza ugeze no munsi y'ameza ntubuhabona byuka Janga karame ndeka mwana wanjye ndeka Naomi bitaho ubwo wowe waguye nta no kukwitaho bubite baba bari bakirengana na Dine ko kumeza ute sanga uryamye hasi kuriya nta muntu wo kukwitaho wowe gusa ntabwo wababaye oya karakano oya uhamagaye wasa bari he banadine ari mu gikari anasewe nawe bose bari kumwe Nadi kamba hamagaye nabo nabyihangana Nadi hana bahari se barahungahe Nadine Nadi mana yanjye kugeza ubwo witura hasi nta kibazo Nadi urwo ameze neza se ameze neza cyangwa kare unana undi mwana yaguye hasi si murumuna wawe none se nimba araharyamye ngiye narindi siko aryamye hasi none se nimba bamagaye nabyumvisha cyangwa nakubwirwa n'iki nimba yaguye guto utabyumva kuzi uko ameze ngiye ntabwo nari kumwumva kubera ko nari nambaye kuteri mu kuki mutita ku wundi mwana rero ukuntu aba ameze tumwitaho nose urabona hari ikintu abaye tumwitaho ni murumuna wacu ntabwo yasokoje yicaye muri salo ntabwo yasokoje se ibi byose biragaragarira n'umuntu wakwinjira ahangaha ntabwo nkomeza kubyihanganira ntabwo nkomeza kubyihanganira ahubwo nari mbasuye mbakumbuye ariko ibyo ntabwo nzakomeza kubyihanganira reka nanita ntabwo nzakomeza kubyihanganira pe oya wazamujyanye se wazamujyanye nzabikora nabyo yego hari icyo ngiye gukora ngo waguye hasi ubundi wowe urinda udutukisha abantu udutukisha nkande nta n'isoni gafite inkoni yagucitse ite inkoni yagucitse itera umva iyi nkoni ni iyawe nta n'uwo muyisangiye n'izajya ugucika nyine ubwonko uzajye wimenya ugasaba uri kurira ntabwo ndi umukozi wawe Nadine aba ari uzajya uza gucunge nimba akubabariye ntabwo ari nanjye wakugeze wakira